Amahoro kuri mwe mwese mudukurikiye aho muherereye hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hakurya igihugu cyacu habari kota amasimbi kure cyane mwese turabasuhuje. Amahoro y'Imana ntabe kumwe mwese, njye basuhuza ni Claudette Kori, tukaba tugiye kujya tubana umunsi ku munsi hano kuri Daily Queen Rwanda. Tukaba tuzajya tubana umunsi ku munsi tukaganira byinshi bitandukanye. Murabizi umugore ni umwamikazi, buri wese ku giti cye ya umwamikazi, wa umwamikazi ku giti cyawe kimwe no kuba umwamikazi undi muntu. Aha rero tuzajya twibanda cyane cyane ku mugore, cyaduteza imbere, icyo twakora kugira ngo tugere kuri byinshi, twaguke tugere kure cyane, ariko ntabwo tuzadusiga n'inyuma umuco wacu. Urubyiruko nitwe tugomba kuberekera, nitwe tugomba kubigisha imico n'imyifatire ya buri wese. Umugore rero niwe ubyara, niwe urera, buriya icyo umugore yaharanira kuba cyo yajyanira kandi akakigeraho. Abagore rero murabizi muri rusange turi indabo ziruhirirwa, indabo zirakorerwa, ingemwe zigakura ndetse zikabyara n'izindi. Muri urwo rwego niho tugiye kujya tuganira ubuzima bwa buri munsi, uko umugore yabaho, uko yakwitwara mu buzima bwa buri munsi, uko yakubaka umuryango nyarwanda. Buriya igihugu cyubakiye ku muryango, umuryango utabaye muzima n'igihugu ntabwo cyaba kizima. No kuvuga ngo umugore burya iyo yakoze cyane, yatekereje cyane, urugo rw'akarushyira ku murongo, byanga bikunda n'igihugu kizaba kiri ku murongo. Ibyo byose rero ubwo buzima bwa buri munsi nibwo tugiye kujya tuganira hano ku muyoboro mugari wa Daily Queen Rwanda. Mwese ugeze hano wese ajya kanda subscribe ko tuzajya tuhigira byinshi cyane bizaduteza imbere, bizadufasha mu buzima bwa buri munsi, uko tuzarera abana bacu, uko tuzabaho mu miryango itandukanye, byose muzajya mubisanga hano kuri Daily Queen Rwanda. Buriya ibintu byinshi cyane ahanini umugore abigira mu ruhare. Nuvuga ngo icyo umugore yakora yahindura byinshi muri sosiyete. Umuco rero burya iyo wapfuye ahanini ugaragarira ku mugore, kimwe nuko kuwukosora ibyo yashaka ko bihinduka muri sosiyete nyarwanda nabyo yabigiramo uruhare, kandi ibintu byose bikajya ku murongo. Ntabwo twatera imbere, ntabwo tuzitwa abanyamahanga kandi turi abanyarwanda. Ni ukuvuga ko umugore niwe wa mbere mu kugena uko umuryango we ubaho. Nta muco nta terambere. Ntago watera imbere uri gusiga ikirango cyawe kikuranga nk'umunyarwanda inyuma. Murabizi ko mu miryango yacu iyo umukobwa yitwaraga bidasanzwe, yitwaga ko yafashe imico y'abanyamahanga. None se ni gute tuzitwa abanyamahanga iwacu Rwanda? Ntago bikwiye. Burya umwana w'umuhungu muzarebe no mu miryango ntago bamwitaho cyane, akora ibyo ashaka, akajya aho ashaka, ariko iyo umwana w'umukobwa yahindutse gato yavuga ati wataye umuco, byagenze gutya na gutya. Ni ukuvuga ko twebwe ababyeyi ni twebwe tugomba gutanga urugero rwiza, yaba barumuna bacu bari inyuma yacu, urubyiruko muri rusange, nitwe tugomba kuberekera, nitwe tugomba kubereka icyerekezo. Hari byinshi twebwe twirengagiza ariko bidakwiye nk'ababyeyi cyangwa se abantu tureberera abandi bari inyuma yacu. Nuvuga ko generation iri inyuma yacu nitarebera urugero kuri twebwe, igihugu tuzaba turi kugishyira hasi, umuco wose tuzaba turi kuwushyira hasi, kandi nta muco igihugu cyahinduka umwanda. Murabyemera ko igihugu cyacu gihinduka umwanda? Hoya, ndabizi ko mutabyemera. Nk'ubu hari imico imwe n'imwe urubyiruko rwacu kaba mubaza ati se iki ni igiki, iki ni igikoresho runaka gikora iki, ahubwo ati ntabwo nkizi. Hari ibintu byinshi twumva ko ari byo mu cyaro, ari by'abaturage, ariko biriya noneho niwo muco wacu nyirizina nk'abanyarwanda. Mwari mubizi se? Ibyo tubona mu mujyi ngo niho duteye imbere, niho hameze neza, buriya igicumbi cy'umuco w'abanyarwanda ni mu cyaro. Ibyo byose rero tuzagenda tubireberaho umunsi ku munsi, tubiganireho. Mwese ibitekerezo byanyu birakenewe kuri uyu murongo mugari wa Daily Queen Rwanda. Murakoze rero, murakarama. Mwese tujye duhurira hano ku murongo mugari, tuganire, tujye inama, duhane ibitekerezo. Cyane cyane ndatumira abamikazi banyabo.
wowe wumva uri umwamikazi wa nyawe wahindura byinshi kuri sosiyete yacu, ntugende udakanze subscribe ndetse utange n'igitekerezo cyawe kugira ngo tujye tuganira kuri byinshi mu byakubaka umuryango nyarwanda. Murakoze rero, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Mwari kumwe na Claudette Coly. Ciao ciao.